turabasuje cyane rero aho mutwumva muherereye amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese rwose mwakanze kuri subscribe birumvikana mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mu notification ibabwira ko twamaze kuba duterekaho video muri rusange mwese rwose reka nizere ko weekend yagenze neza ndetse yewe mwese ari nako mbabwira ngo abakanze kuri subscribe turabakunda cyane tunashima cyane rwose abantu mukomeje kugenda mushigikira umuyoboro wa Eugene official. So abantu ro bakanze subscribe kedi urababwira iki naba abantu bakomeje kugenda mu byukuri batwereka ko baturi hafi cyane naba gaciro nabo gushimirwa mu byukuri kuko rwose iki biri mu bitumutiva by the way biri mu bintu bituma dukora cyane ndetse tukavuga tuti ntabwo abantu twabahereza amakuru adafite ireme uretse ko wenda dushobora kuza tugasesengura ariko ubundi twa dushaka gutanga cyitwa update ziririyo apana ibintu by'ibiho nk'ibisanzwe tukatugiye kugaruka mu makuru akomeye cyane ibiri kubera hano kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo wamenya hitwe ngo ni Gatsiro, aha hantu mu byukuri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahantu FARDC yaharunze ibikoresho ubwo ni hano muri territoire ya Masisi hafi ya Zamweso urakoze cyane yaharunze ibikoresho iri gukumena ibikoresho nka bimwe bigeze kumena muri za Kicanga bavuga ko ngo bagiye kubyifashisha gutangira kugaba ibitero hara muri za Kibumba na Hena hara hose muri za Rucuro. Aha rero naho bahasutse ibikoresho byinshi cyane ibikoresho kedi ngo nibyo biteguye ko bakutangira kwifashisha kwisubiza agace hara cyangwa se hari ya Zamweso. Ibi byose tugiye kubigaruka. Ikindi turabugaruka kubitwa ngo ni abanyatura. Aba banyatura rero kedi nabo bakamejeje ahitwa Ipinga aba banyatura ngo bari gusaka cyane bikomeye abaturage ku buryo buri hejuru cyane. Gusa intandaro gusaka ngo nuko batekereza ko ngo M23 ishobora kuba yamaze kubageramo ngo yamaze kubinjiramo 100%. Yabateje umwiryane ariko byinshi cyane twabashe kwa tubikurura imbone yacu hari byinshi yaduhaye tugiye kugarukaho. Hanyuma kandi kedi icyitwa Sukoyi uyu munsi nabwo ntago yiburiye agaca kagarutse agaca kongeye kwirara rwose bagahasa imijugujugu n'amabuye n'iki byose nabwo karongera kacaho karagenda kajya kwitekerezaho. Nibyo byiriwe uyu munsi kubombarida ndetse n'imodoka zakoreshejwe za modoka kedi bya bifaru byabo mu ntera ndende nabyo byakoreshejwe. Urumva ko dufite amakuru menshi cyane nandi yose ari buze kugenda atugera. Hari update wabonye ko niyo turi mu kiganiro hari abavandimwe nabo bagira gutya bakadukubita icyitwa update cyangwa se amakuru agezweho turi online ugasanga nyine naho tugiye tuyavanga. Niyo mpamvu tuvuga tuti hari n'igihe tuba tugeze mu kiganiro hagati tukabatuzanye indi update. Ubwo ibyo icyo bivuze ni ukuba hafi cyane na telefone. Kedi twinjira mu kiganiro di. Yes, reka twinjire mu kiganiro Eugene twanzikira muri aya makuru wari umaze kugarukaho cyane ko rwose twamenya amakuru neza ko abitwa ngo nabanyatura hariya za Pinga ewana ngo bakoze ikintu cyitwa kufrefe ku buryo bari kwinjira iwawe bagasaka bakagira no mwisogisi bareba ko harimo M23 yabayishemo. Eugene uzi gushaka kumuruka mushakira mu mufuka y'ipantaro M23 nyuma yuko ibakubitiye hariya za Mweso twavugaga ikabakubitira za Kicanga igakubitira abantu ahitwa za Rumeneti igakubitira abantu ahitwa ngo ni kugihira. Aba bagabo bayirukanse basa bataye ubwenge none bageze pfiyo za Pinga baravuga bati nyamara birashoboka ko dushobora kuba twarahunganye na M23 tutabizi ati cyangwa se tukaba twarajwemo bakabaraje mbere bakoze icyo bita infiltration ubu tukaba turi kumwe hano muri izi za Pinga na he. Ikimaze kugaragara cyo kedi ubundi M23 ubundi naba banyatura ahantu hose bageze baba bikanga imirinde ya M23 kuko M23 ubundi ahantu hose n'ubundi ijya kwakubita ndakurahiye ibyo bari kwikanga bishoboka kwa bifite inkomoko aho M23 ubundi teganya gukubita ishaka gushwanyaguza irabanza ikahagera mbere y'igihe hakiri igihe kinini igategura igahagikisha ko iyo area ihafite mbese irabanza ikiga inguni zose. Bivuze ngo hari ahantu kedi birashoboka ubutasi bwa M23 buhari ndetse bunahamaze iminsi nkuko rwose barimo kugenda babitinya bakaba nyamara hindura itarimo kuvugira ubusa mu by'ukuri koko aba M23 muhara muri karagace bahari ewana ngo basatse abaturage basatse bagerana. Ariko andi makuru adufite nayuko nubwo bireguza ko bari gushaka M23 ngo mu ngo z'abaturage
ngo bageze n'umwanya wo kwambura abaturage muri turiya duce bivuze ngo aba bagabo batangiye kugenda bambura n'ubundi babasa n'abari kwikomereza urugendo guhunga biba bikomeje ahubwo bari gushaka udufaranga two kugira ngo bazifashishe nibyo bitwikiriye iyo sura kuvuga ngo bari gushakamo M23 muri zira ngo z'abari abaturage batuye pinga ariko papa si yabo n'udufaranga ngo ntabwo baturengagaho ngo barasaka nk'iyo bamenye ko ufite amafaranga menshi muri uku gusaka iyo baramutse basatse bakamenya uri umugwiza tunga n'igihe ngo bagaruka amasaha nijoro bakakwibasira ugasanga barabikoze da urumva ko gusaka ko bifite inkomoko rwose so nk'aya makuru yari kubera muri Masisi efyo za pinga ariko ahantu pinga nanjye amakuru ndimo gukurura kuko 23 nayo irashaka gukiriyaringa muri ya gahunda ya sokora gatatu irashaka rwose gukora amasuka ahantu hose Efetra ko mbona yasisiye muri bira bice bya Nuza bya Masisira shaka gupanura cyane mujyi wa Goma nta kiwibwiye ubundi niyo gahunda ifite irashaka kugera hakurya irashaka ibintu byose kubanza yakora amasuku igahagikisha ko ayo masuku aho gucyura impunzi mbese yameze neza hari sekiwa cyane ubivuze neza ku buryo rwose izumva ko abaturage ahantu hose bari bafite umutekano 100%. Rero nibyo navuga ngo ni nayo gahunda ubu ngubu batangiye gutegura buriya kadi burya reka manze nkubwire buriya abasirikare by'umwereka babazarendo n'abanyaturu wibuke ko abazarendo n'abanyaturu abenshi abaziranye n'abasirikare baha muri M23 M23 ushaka kuba yakoze nk'akerere gati kagira ukuntu bikayicika iri kuvuga iyo turajya kwakorera amasuku aba banyatura babandi n'ubundi babaziranye n'abanyaturu gasanga nabo bahise babivuga abo banyaturu bakaba babimenye bati kigaragara cyo M23 ahantu yenda kuhaza buriya yahageze kera ahubwo kuko ahantu M23 hafite muri projet kuba igomba kuhakorera icyo twakwita isuku so hanyuma rero wenda tuvuye kuri iyi nkuru y'ukuntu aba bagabo biri bari gusaka rwose muri kara gace ndetse banasahura urumva bari yabo rwose icyo cyo cyarabokamye niyo niko babaye nibyo babagamo Eugene aho ngaho ndebe iyi nkuru ngira ngo noneho twasimbukira kuri iyi nkuru noneho ivuga ko nubundi hariya muri Gatsiro ni hafi cye neza cyangwa se ni mu nkengero za Mweso ngira ngo Mweso na gace M23 imaze irekipeye mu minsi nk'ibiri ishize rwose ngo Gatsiro yabaye Gatsiro kuko butuvugana Mr Jeune ngo baharunze ikintu cyitwa ingabo baharunda ikintu cyitwa ibikoresho ariko M23 ngo amakuru mfite iri kubyinira ku rukomere gukubita gatoke kandi ikavuga iti hariya noneho batugemuriye 23 yihe gahunda yo kugikura ibarasisha ibikoresho bizaniye so nukuvuga iki rero ubu tuvugana ahanga muri Gatsiro ubu tuvugana amakuru aravuga ko kwanza tubanze tubabwire Gatsiro iherereye reka tugere Mweso duhagurukira hitwa Mweso dukomeze uyu muhanda twikoza hitwa J10 dukomeze tuhite tugwa hitwa Gatsiro urumva ni hafi cyane na kantu gato gacamo then numara kuhava ujye wikoza hitwa Rwuve nuva muri Rwuve uhita bikubita Inyanzare kwa Mwenyewe ariko waruzi abantu bari bazi ko afande Emmanuel ari kavukire witwa Inyanzare ni hiwabo bundi safande Emmanuel baramuzi Fande Manuel wasanga abantu batamuzi abazi Fande Manuel muramuzi afande Manuel muramuzi wo muri M23 ubanza batamuzi byabari ibintu bitangaje kuba bazi Mwenyewe izina batarizi izina nago barize nago rikunda nago ryigeze ryamamara ariko hari abantu b'inkorokoro b'inkwakuzi ushaka kubona muri comment bahise baripura tutamuvuze Mwenyewe ngo bamumenye ariko reka tutere kumuvuga dukomeza dukoresha Manuel turareba abantu bari mu byandike muri comment tuzabigaruka afande Manuel muramuzi umuhungu w'Inyanzare muramuzi witwa Emmanuel aya wikomeza kwicisha abantu amatsiko muvuge rwose nubundi ni Sultani Makenga ni Makenga afande Sultani Makenga buragira akazi na Emmanuel no mazina y'ubundi bwite ngo mu bwana bwe bamuhamagaraga Emmanuel ibi bya Makenga nyine ni birabi bya hariya nyine bari muhamagaye ejo bundi niryo bakunze gukoresha cyane so Eugene rero ubwo nari maze kukurokariza aka gace ka Gatsiro aho gaherereye uva muri Mweso kikoza J10 then ukagera Gatsiro iyi Gatsiro rero niyo bari kurundamo ibi bikoresho bagambiriye kuza kwisubiza Mweso sasa bazabishobora umva nkubwire ahantu rihagere gato cyane tubanze dusobanura abantu kubera ko abaturage kubera ukuntu bamaze kumenya ibintu bijyanye n'intwaro ibintu by'imbunda basigaye bisobanukiwe uvuga ngo Kedi ubu ngubu zimwe mu mbunda barunze hariya
zose nyinshi mu by'ukuri kedi mbese zishoboka ubu natwe turaye tuzizi. hari imbunda bambwiye ariko ntari gushobora gusoma neza mu rurimi bayimbwiyemo y'107 mm ngo niba ari saseti mu gifaransa bayimbwiye ngo yitwa saseti ariko muri terime y'icyongereza sinzi ukuntu bayimbwiye bitameze nk'uko ikindi ngo bazanye bya bikoresho byo n'ubundi bazamura mu kirere ubwo nibavuze mu kirere uhita wumva harimo ko na za drone zirimo bazizanye babasirikare baba special force na bya bikoresho byabo ngo birasa one man one bullet nabyo babizanye ubwo nindeba kure zazindi zirinda aba president za ba sniper bazizanye. Hanyuma kandi kedi ngo abasirikare kwihirunda benshi cyane n'abasirikare b'abarundi witwa Neva kedi nawe ntago yorohewe. Impamvu mbabwiye ko Neva bitorohewe wenda wihangane gato cyane ngarutse mu gihugu cy'u Burundi. Hari umwuka mubi watangiye gututumba hano muri tamajoro y'uyu mugabo navango ni Neva cyangwa se iki gihugu cy'u Burundi. No kwa Kiromba ruko nabonye Kiromba yamaze aba officiera ariko bafunga bo cyane cyane mu nzego z'ubutasi ngo yikanze kudeta. Iyi nkuru turaza kuyigaruka mu gitondo. Kirombo nawe rwose yafasha abantu yabafunze abitwa bakasereka abitwa bahabamungu abitwa ba bongoma yabamaze gufunga abitwa ba Colonel Rusenge n'abitwa ba David bose yafunze yamaze. Muri etat major rero hara mu gihugu cy'u Burundi amakuru namenye kedi buri iki gisirikare cy'u Burundi nubwo bari kucyaminiya ngo ni igisirikare gikomeye twari tumaze iminsi ngo kirakaze. Amakuru namenye ngo iki gisirikare mu by'ukuri hari ibintu byinshi ngo cyatakaje kuva ahubwo ngo hari nibyo bajya gukora nka karasisi gakomeye bya bintu bikomeye cyane. Sinzi nka karasisi ngo bagiye gukora ibikima sinzi umuntu wabinsobanura yambwiye ngo iyo hari ibyo bajya gukora bagahamagara niba ari XFB akaba ari bo bazi bakaba ari bo bakora iyo mirimo ako karasisi ayo myereko kuko ngo abakirimo muri iyi minsi ewana ngo ntaho batandukane na babandi twitaga ngo imbonera kure urakoze cyane. Hamwitozo rero muri etat civile ngira ngo misi yashize twe twavuze ibintu bijyanye n'inama byabaye hano muri iki gihugu cy'u Burundi za hato na hato za nama ziri kugenda ziba bamwe bigumura bamwe badashaka kujya ku rugamba abandi ngira ngo twanabagejeho na ya letter ya babasirikare bandi witwa umusirikare atani ya leta my friend akabati gisinjyayo ngira ngo nababwiye ya letter bandiki witwa Kiseke Neva harimo yuko abasirikare bamwe barya neza abandi ntibarye neza bamwe batabari kurya neza ni babandi mu by'ukuri n'ubundi twava ngo baba special force ngo bari kurya neza ngo abandi bakabura ibyo kurya. Hanyuma kedi rero ikiriho nuko muri etat major y'iki gihugu cy'u Burundi naho ngo bamaze gucikamo ibice bibiri hamaze gucikamo ibice bibiri ku buryo bamwe ngo ntago bari gushigikira ibintu uyu mugabo Neva arimo gutegura. Ibi bintu Neva arimo gutegura ibingibi byo kohereza abasura hano muri iki gihugu cya Kongo ntabwo mu by'ukuri uruhande rumwe ntabwo rurimo kubyumva ariko uruhande rutarimo kubyumva ushobora kuza kumva ku mpande zombi cyangwa se naha ubwaho habayemo ibibazo bikomeye cyane. Anytime muri iki gihugu cy'u Burundi ushobora kumva hagati y'impande ebyiri kuko igisirikare gisa naho cyatangiye gucikamo ibice bibiri kuko bamwe bari ku ruhande rw'uyu mugabo navango ni Neva bari ku ruhande rwa president ariko urundi narwo rukaba ruri ku rundi ruhande ku indi side ntarabasha ngirimo gutoza ntahita ntangaza none ntaramara gukora ubucukumbuzi neza urundi ruhande narwo ngo rufite undi muntu ruri uranaga ari Jerive wabukoboyi witwa ngo ni utangizwa akunzwe kuvuga cyane ni minister wa undi w'ingabo se etat major bamwita niyo ngabo niyo ngako ni niyo ngabo prime niyo ngabo baravuga rero ko igihande nawe burangwa sano yamaze wibuke ko misi ishize cyagiye bivugwa kudeta tuvuga kudeta muri la misi havuga ikintu kijyanye na kudeta muri iki gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo ngo witwa Evariste Ndayishimiye yari yashatse kumwirukana asiga ngo yanditse iretere abwira umuntu ngo uragenda agateraho kashi yirukana uyu mugabo. Urumva bivuze iki rero uyu mugabo nawe rwose ngo ntago ibintu bimeranye neza ntabwo afitanye umubano mwiza cyangwa se usesuye n'uyu mugabo Evariste Ndayishimiye rero nawe arimo arashaka kugira ngo aprofitire muri iki cyuho prime niyo ngabo ndakubwiza ukuri kedi tumye muvuga hakiri kare cyane tumye muvuga ibintu bitarafata umurongo neza
ariko nyine nta kundi. Rero Kedi ngo hari igihande kinini kiri kuri uru ruhande, kandi ngo uru ruhande narwo ngo rushobora kuba hari imbaraga runaka rurimo kugenderaho, imbaraga zatumye umugabo batamwirukana. Sishigikiye kohereza ingabo muri Kongo. Undi ati uri kunsuzugura, bivuze ngo abasirikare bagomba kwitoranyiriza. Rero ibi ahanga turimo kubikurikirana nabyo tuzabivugaho cyangwa se tuzabigaruka. Impamvu wenda gate cyane, impamvu nari ngarutse aha kuri iki cy'abarundi nuko n'aka gace urimo kuvuga turimo kugarukaho karunzwemo abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho ka Gatsiro hari ingabo nyinshi zirimo n'iz'abarundi n'ababandi bitwa ngo n'abanakonda. Umuntu uzongera kuvanga abazarendo bari kurwana azababesheye. Bazarenda ibyo ibintu bazumva abazarendo Kedi nuwarokotse urugamba ngira ngo rwa rugamba witwa uyu mugabo n'umuvugizi wa 23 yavuze, uyu majoro w'Ingoma yavuze ko uzarokokura urugamba azasigara ari umusazi. Umva abazarenda imbaraga batangiranye bari kurasa, bari kwiyahura mu masasu, bari kurwana, kurira ngo baje gutabara se. Abazarendo amavido mwera misi yacicikaraga ngo abavuye Bunyakiri ngo barazamutse, abavuye Butembo barazamutse, abavuye Bukavu nabo bari muzi ako babagora. Noneho hari no bigeze guturuka muri amashamba ngo nibara yazaheba abagore, ngo n'abazarendo baje kurwana n'abapigimeti abasigajwe inyuma n'amateka twe niko tubita inanga cyangwa se abatwiriya iriya babita batwa n'ubundi babita basangwisa n'abatwa nabo bati baje kurwana ngo bo hari ukuntu bakoresha amacumu ngo ibintu bigahura bikagira umurongo. Nkibaza abantu baje kurwana mu mbunda mu masasu ngo baje kurwana mu macumu niyo rwanyonga. Abo bazarendo rero rwose ubu tuvugana rwose Kedi, umuntu uzongera kuvuga ngo barimo kurwana ikintu bari kwikorera n'ukwepia bari gusahura yabona umugore mwiza akavuga ati ngewe ndagenda bimeze ukuntu. Reba uribuka ko twigeze gukora operation muri zibiriya bice bya za Petit Masisi za Nyamitabana zaye hose. M23 muri amisi yerutse gukoramo icyitwa isuko ya operation twise ngo ni sokora gatatu. Ndishe mu 200 na. Yarabirukankanye bariruka bamanuka yo hepfo muri nibari hehe yo hepfo ibarashwiragira. M23 irangije avuga itaba abantu rero turi kwirukankana bakirukanka bakabura. Tubanza batari bugaruke. Bashobora no kugira ngo twabari ambushi ntago baragaruka. Iziri kubareba bagatera utambwe iri kubareba bagatera utambwe iri kubareba. Imirwano yabaye ku munsi w'ejo nta wazarendo harwanye izo za Hibu abo barundi izo zande za Nakonde. N'uyu munsi nta wazarendo wazarendo ntago bakirwana ibintu by'imirwano basa no bamaze kubivamo. Twongere tubisubiremo rero buriya nubwo aba bagabo ngo bari hano muri Gatsiro. Amakuru ufite nuko kuba M23 iri hari aho bita ngo ni kuri chaîne de Gaza, ariko harabona ubishobora kuba ngo ni chaîne de Gaza. Ngewe makuru ambwira kari kuri chaîne de Gaza, abandi bati muri comment ati ni kuri chaîne de Gaza. So nukuvuga ngo M23 ngo kuba ifite kare gace ko kuri chaîne de Gaza ifite ubushobozi bwo kurasa hanga muri Gatsiro ndetse na G10. Wabyumvise? M23 itiriwe mbese itiri nikaranga ngo itegereze ko abantu bari kwiduga tugira muri ako iyo nteruro yisubiremo. M23 kuba iri gukontrolinga hitwa kuri chaîne de Gaza cyangwa se kuri chaîne de Gaza nabonye ahantu bayita uburyo bafite ukuntu ba pronounce uburyo butandukanye ngo ifite ubushobozi bwo kurasa no muri Gatsiro ndetse no kuri G10 ngo bitabaye ngombwa kirindira ko abangaba bari muri Gatsiro baza kwataka muri Mweso. Iyi Gatsiro ahubwo buriya navuga ko ushobora no kumva muri ijoro M23 yayatatse. Siyo bari buri baturunde umvishe ko umuvandimwe uduha amakuru muvandimwe muri biriya bice aravuze ati n'ubundi ibikoresho bari kurunda bari kubirundira M23. Barashaka ko tujya kwikorera, bashaka kuduha akazi ko gupakira. Ndashaka kugira ngo abaturage bahariye barapakira yo M23 erega ntago bahunga. Ntago babonye bamutura mu Nyamitaba tuvuga ati wa mugabo we wahunga ati ndahunga ngehe wa mugabo ko M23 ko kutaji ikora amakosa. Ejo yarankuye yari ati mvuye gusenga ko twakubuze kuri rezo wari wagiye ejo sari kwa gatandatu ati mvuye gusenga ati buriya ntago nagenda na telefone yanjye mba nayisize mu rugo ati kuko nyigendanye shora ntabwo mba nitega umutekano wayo. Ejo umutekano ni ikintu cy'umutekano mw'abantu ibaze kujya gusenga wifite aga telefone wiguriye umutara bakakubwira ati rwose ngewe ntago nayijyana bayinyaka umuye n'umuwazarindo yayinyaka.
timba nayisize mu rugo barije bakubaza imisoro wayibura ndayifata ngapfunyika mu gasashe ngashira hariya aba rero niyo hagize kuko wumvisha ko yananitambura avuga ati twebwe abafashe hano turayoboka ati twe turabasivili uhafashe niwe tuyoboka kuko ibintu nabari danje ubwo rero Eugene kareba musaza ubwo mise nibuka wa musaza wari kubwira abantuza abazarendo muri Kicanga ariko babwira bahageze muri Kicanga ati karibu musaza mukanya ngiye kuvuga ati ngiye kubona bona muvetura nayo irahageze ngo baba musaza ngo kwa nini mushika mu wana ariko mwoko byara abaturage bameze ariko iyo bigeze ku mukongomani abaturage bameze twabyita ngo ikira mbese ni nyamugirya nini kuba mu gihugu udashobora kugendana agatelefone mu mufuko ukaba musaza avuga ko n'amarinete y'amaso yanga kuyambara wakibarizo muri za kibarizo ibaze no gushorera inka banayikwicira inkiriya ngo nta muntu ukigura muraje mwumve kwanza tukivuga ibya telefone muraje mwumve umuganga wishwe ku munsi w'ejo yishwe na mayimayi bitango ni ndime ya Gido bamuzije telefone ngo nuko ayibimye iyi nkuru no tuye kuyivuga kuko wenda tunayihutireho mbere uko tuvuga ibya suko yarashuye umunsi amakuru atugeraho ari kuvuga ko ari umuganga wo mu bwoko bw'abahunde hara muri Kongo nyine birumvikana ahitwa ngo ni muri kara gace kanani bakita ngo iki kagacera aka gace bakita ngo iki pinga gashuga uyu musivile wari umuganga muri kaya gace ka gashuga yaje kugira gutya rwose agiye ko nabona byo bitango ni bandimendime bamuguye byabayejo ari mu rugo baravuga ati we civilian doreze iyo telefone yawe muganga turumva niba ari muganga yatunze ka smartphone muganga ati kare nkorera akazi se ndayibahana munagani ati za operation zose ko nzikorera kwa aka telefone ati wowe turavuze ngo yizane ati ariko nubwo mushaka kwinyeka naye ndo muwazarendo ikindi ndi n'umuhunde ngewe sindi umuntu w'umunyarwanda ikintu bamukoreye uzi ngo ni ibyinaha ntuzi ko bamukubise amasasu hanyuma yuko bamurashe bantu bagahita bahurura bakamwirukanira kwa muganga agahita apfa ndugo yango urumva wazarendo polito mayimayi zifite nawe ngo babantu nabo gusahura gusa nta kindi kintu kibabesheje muri iyi mirwano bahanganyemo na M23 leta kuko ntishoboye kubajera ni ibisamburo biri hariya ikigaragara ubundi sibo bari bagize abazarendo ntago bakirwana hanyuma sekedi umuvandimwe mu kanya noze numva muvugana inkuru utayibagirwa kuko nabonye mu byo twategwe ntago twigeze tubyandika FDLR hano ngo muri za Kibumba mu kibaya ngo bimeze ntago icyataka yarahabutse hari umuntu nawe numva ari kugukubita inkuru kuri telefone ariko kubwira habari za FDLR hano muri Kibumba dufite byinshi tugiye kuvuga ariko impamvu akamba ngakubisemo nuko mbona nta hantu tukanditse ushobora kukibagirwa ahubwo rero nakibagiye mugani wawe ugahise kaza mitafatira FDLR hano mu kibaya impamvu musiga mwumva ari umutuzo bakunzi ba Eugene official buriya ngo hari imigwano yigeze kuberamo bayikoramo nayo barayijegeza kweri muri twa dusozi twazanyamishwe nyuma yuko bayijegeje ngikabona FARDC yo yibere mu kibaya nishaka kuyifasha kwa divasinga iravuga ati rero mushobora kuba muba mwagambanye ati kuko mwe twamaze kumenya ko iyo batunze amafaranga muhindura intekerezo FARDC iyo bayitunze amafaranga muhindura intekerezo none FDL nayo yagiyeyo barayikomagura bayikomaguye rero batangira kuvuga ati nyamara ibi bigabo byo muri FARDC ni bikunda amafaranga basanga barabihaye amafaranga bikayo mpamvu ari byo bimpamvu turi gufa cyane byatanze amakuru yose byibiriye mu bande hasi uzi ko bari bo n'abarundi bari bigize abaninja basigaye bataka ngo bashaka kurwana ngo FARDC itarimo n'abazarendo yibera aho ngaho yibera hara muri kira kibaya abandi bakaja mu misozi yo yibere mu kibaya iri kureba nejo bundi rega barabakekembye muri zambushi bigize ngo nabatanje ngo reka ngo ntabago bararwana ngo na FD ngo na FARDC ngo n'abazarendo ngo reka ngo none ngo bigabe n'abarundi ngo bare kugaragaza ko bashoboye akazi nyuma yuko no bayikozemo gutyo FDL yabaga mwa kira kibaya wabonye ko banayisenye ku buryo bukomeye cyane ngira ngo twanavuze n'inkuru ya defense kare haruguru hafi ya za Kanyabuki M23 yashase kujya cooperatinga isanga baravuyemo kera ari uduhema turimo gusa ewana ndakubwiza ukuri FDL yamo hariya ngo yarahiye kitazongera kwataka FARDC batari kumwe kandi nyiri imbere
FARDC rero kubwoba bwayo iravuga iti mutegereze tubanze tubanze twumva itegeko rya guverinoma baza n'ibikoresho kandi nta gikoresho na kimwe badafite. Ako kantu gasubiremo nkumve neza. FARDC ngo yavuze ko itazongera kwataka. Noneho biravuga ati kugira twongere twatake bisaba ko n'aba ngaba ba nyiri igihugu baza bakajya bajya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Komanda rero uyoboye ingabo za FARDC ziri hara muri kiriya kibaya aravuga ati twebwe turi ingabo zikorera ku mabwiriza dutegereje amabwiriza aturuka ibukuru ikindi bikoresho nta bihari. FDLR y'ubwo nta mabwiriza akoreragaho. Urumva yariyoboraga ni nk'ariyo yabayoboraga. Ni bya bindi yarihaye amadunaduna ngira akaze kwa kundi igira ngo niyikaze reka igende mu imbere ahubwo barayihahamuye. Barayihahamuye uwitwa harane Ekotango hari harya Ekotango nyiri mipango intare yumutse ikakaye. Urumva ayo makuru twe tugiye kurarana tuyararanye. Ubu nuvuga ngo ubu rero baraborotse bahagaritse amazi n'umuriro. Ati niba mudashaka ngo nakazi kanyu n'ubundi igihugu ni cyanyu nimutaza ngo twatake ubwo nuko FARDC nabo bavuga ati dutegereje itegeko ntabwo turongera kwataka. Abakwaca ndi bugusukira mwamutanga amabwiriza ra cyangwa ni wawundi witwa follow general follow ni follow haringira ni follow si bose bashinze ibijyanye n'imirwano. Akantu ariko kaba kanyishe nakantu kuvuga ngo nta bikoresho bafite. Aba bagabo kandi bafite ibifaru bafite drone bafite suko ngo nta bikoresho sha bategereje ibikoresho. None FDLR ifite ibikoresho kurusha FARDC. Cyagiye bazaga za suko zigashaka kurasa hariya bara ngo rwari rwabaye imberenge urwo kubutaka ngo rwari rwabanye imberenge nyamara hari umusaza wavuze ibintu. Hari umusaza wavuze ibintu muzemwenyewe zamugarukaho ati bano bagabo rero ati hari amakuru ndi kugenda ndakuramwa abahungu mwe mumbwire neza ngo urwo kubutaka rwarabananiye rwabaye imberenge rwabaye mahundo neza yo mu kwezi kwa 7 rwabaye imberenge rwabaye mahundo ati basigaranye urwo mu kirere none suko hariya ntago ikihagera ntagikiza urumva nacyagiye yazaga ntago bari bacyadivasinga bari basigaye barasaba retiyo ngiyo za Kanyarucinya niyo bari muri ibifaru reba abantu batangiye barasira kwa mama Oliva bikagerwa basubiye inyuma bakageraza Kanyarucinya. Buriya cyakerekaga ko nyine bari guhunga bari muri position yo guhunga. Aba rero ngo bari kwireguza ko impamvu batongeye kwataka ngo nta bikoresho bafite. Ibikoresho nta nuvuga ngo FDLR ni ifite ibikoresho bo nta bikoresho bafite. None FDLR tubwisigaye pangira FDLR ikima basiri FARDC ingabo zayo ibikoresho. Ariko FDLR no kubibifite yari kitazongera kwa divasinga bitewe nuko ngo yo yadivasinze ngo barabica cyane bo bagakeka ko FARDC bagambanira bakavuga bati no tugomba kujya turwanira hamwe. Agasabe barashaka kongera kugenda mu kava abazarendo bose uretse kuba bari kwirira inka sare kindi abazarendo mana yanjye barapfuye bagomvisha ibirayi jo bundi bavuye gusarura bagatwara n'abaturage bakabashimira. Abazarendo barahapfiriye babandi bose bari barasinye gupfa barapfuye utarapfuye kedi wasigaye no kuzarendo uretse kuba ari kurwana n'ikibazo cy'igifu ariko bazarendo ntimumitegeho ibintu by'imirwanire. Mariutse kubona bafite bari guturira mu ingofero imeze nka element casque ya moto sinzi aho bari bagikuye bari mu mujyi rwagati barati umuntu wese ufite umutima ukunze nashyiremo ati niyo cyaba igihumbi cy'amakongomani niyo aba 6 safra ati rwose imana izamuhumugisha. Nibaza rero ari guturisha mu baturage kandi tukomezanya niyo nkuru kujya ni inkuru yo yabaye uyu munsi ni suko uyu munsi tukiri ku muganga twamurangije ni muganga wishwe ku munsi w'ejo twababwiye ko muganga bamusanze mu rugo abo bita ngo nabandimedime bayobora neza byabaye ejo nabivuze bayobowe n'uwitwa Guido hanyuma bamusangiye mu rugo bamubwiye ati duhe telefone arabyanga yitwaje ngo nawe ngo ni umuwazarendo hanyuma nayerekana ko nyine ngo ari we uri kuvura abantu hariya birangira bamukubisa amasasu mu gatuza abaturage bariruka baza bahuruye baramufata baramurandata bamwirukangana kwa muganga marerezima birangira yapfuye umunsi. So urumva rero gukubitiraho ko ibi bintu biri kuba noneho bari no gusaka n'abaturage n'ibiki byose birumvikana ko kugusanga iwawe ntihagire icyo bagusagana cyangwa se ukagira icyo bima uri muri riske da bari gucishamo wazarendo ariko ibizo ni nyeshamba naga ari wazarendo sabanyatura se ni mayimayi bitandi mendime harya ni mayimayi ya Guido hari nyatura akaba na mayimayi ntukajye upfa kubikumbina. So Eugene rero ngira ngo twahita dusimbukira noneho kuri no nkuru yino suko yarashe kuri uyu munsi
birumvikana Eugene yarashe amakompora angahe? ni amakompora abiri yonyine ubwo urumva kugira nabwo ni bya bindi b'abavandimwe bakunda kwandika bakabyita ngo na avegrema ni buhumye nawe igeze irasa ku ndebe kare agace kakubise kaje gasanga n'ubundi abasore bari tayari bakubita imijugujugu. hari umuvandimwe mwatera amasasu menshi rura rufa bahita bayidunda ari benshi buriya ntugire ngo kede ntawe udatinya isasu ati buriya rura rufa rw'amasasu ayikubitira icyarimwe ndayihita itumutwe igacanganyikirwa ariko ntago ari intege ibicanganyikirwa ahubwo uyitwaye niwe uhita ucanganyukirwa ariko ubu ntaryamfashera agatangira kwisakasaka ngo yumve ko ntaryamugezaho kandi ari muri suko reka nkure igikoresho cy'abandi bakubita urufa rw'amasasu menshi yarangiza agatangira kwikabakaba ngo yumve ko ntari kuva amaraso bamuhamije umubiri wose mu gitondo ivuga ku kuntu umushaki abantu bacuruza abadandaza amagara bo muri Kongo bashize Dikota nabo hari umuvandimwe wambwiye ati rwose ati burasi ubwa mbere byo mwavuze ni ukuri ati yara no mu gihe cya SNDP ati warasa ati ukuntu mwarwanaga mwajya kura mukareba ahantu mwarasiye abantu mwatatse ati mugasanga umubare w'abagabo barimo n'umubare w'abagore barimo birangana. Ukumva icyo kintu cyane no yanambwiye ati M23 niba ari imfura bihangane ntibatake mushaki muri iki gihe abasirikare bahembwe ati kuko bari n'abategarugori nabo ngo bari kwishakira ubuzima. none se uwo ntago bari kubyumva ntago bari kumva ibyo turimo kuvuga. yambwiye ati ngewe mu gihe cya SNDP amakuru ndafite nari nyahagazeho ati mwajyaga gucekinga amayiti ugasanga inzimwe irimo abakobwa nka 5 n'abasirikare 5 cyangwa se ugasanga nko mu kivera kirimo umugabo n'umugore. Wibuke mitanibuke ibintu wa Mutarama yatubwiye ati hari abafane twajyaga tubafata matekwa tukabafatana n'abagore babo. Bivuze ngo rero ziranda za Karubayi za Sake ngo ari nizo bazaturapfiye ngiyo zabihambwe ari ziva mu mujyi gusa ngo ari nizo turuka bihambwe. Uwiyaminiye wese kasa neza ashaka kurya ku kofi y'aba bagabo bazamutse arazamuka hariya ngo bimeze nabi hariya ngo bari kugenda bambaye iki mu gitondo bavuze ngo aragatwe bakoresheje kandangije ngo ntago bari kwikoza iki umva nukwambara ajya kano kamabere bakanga iki gasutiye nisutiye n'igitenge gusa nta kindi kintu ukareba gute ko nuwambaye ijipo ibiresha n'umukandara uwambaye witwa ngo yambaye akajipo kabakaresha n'umukandara rero jye ndangiza rwose. Aba bagabo rero nabo ugasanga indimi bazisoye zawe nka karuvati ameze batya rwose bari kurebaguzwaho kugira ngo atekereze iby'urugamba. Umusirikare umuntu w'umugabo muzima akuremo grenade ayifungure ayituritse. Abagabo ntago batinya n'urupfu nje maze kubabona bahora biteguye gupfa. Wabuzi ko uhanganye na M23 n'imitego yayo n'uburyo kibimezemo ugatekereza ibyo bintu kuko utekereza ibyo tujya tuvuga nkabona ibinyamakuru byinshi byahara muri Kongo biri kuza hari uyemeje buri kiganiro dusohoye ahita kwita comment ngo bongo wa mugabo ariko mugani abavandimwe cyakuzamwandika ubanza nta n'iki buriya wasanga nta n'ikinyarwanda azi gusa bapfa kubona ari ikinyamakuru cyo mu Rwanda navuze ikinyarwanda akabavuga ati bari kuvuga neza M23 ati bongo nibyo kandi tukomeze kuri iyi suko kuri rasa rya suko mwenyewe saraje araripuye katurebe muvandimwe duhumeka kuko yasigaje duhumeka kuko yasigaje mwabantu mwe katurega rehumeka iki katurengo nicyo arimo guhumeka reka naje kuvuga ku by'isuko yarashe hariya ariko ikintu mukunda asiga do amakuru akabanza karezima aya makuru dushatse twayavuga mu gitondo nari mubajije kubijyanye n'ibi bikoresho bari kurundara gatsiro narambye ati tuba tubizi urabona nibyarimo reka ntegereza duha amakuru kamubwira ubwo duha amakuru turaza kuyagaruka mu masaha mu gitondo. Shoni suko rero yaje mu by'ukuri M23 irongeye irasa ku buryo bukomeye cyane cyakora cyo ngisigira amabomba abiri amakuru tudafite twahagararaho ntago tuzi nimba bongeye kuyasa mu nka gusa icyo tuzi cyo nuko yarashe umubare w'amakompora agera kuri 2 n'amakompora 2 ubundi subirayo hanyuma sasa FARDC nayo igenga ibibunda n'ubundi hano za muri Mugunga bana yahagenza ibifaru cyo bita armée lourde ndetse ibindi bisetinga hafi yo mu Kimoka itangira kurasa ruguriyo za
za Petit Masisi aho ngaho za Kirorerwa yifashishije ibi bibunda birasa mu ntera ndende maginga rero niyo makuru hari ikintu cyitwa veturake burangwa amafaranga yo yose menshi ashirira mu kintu bita intelligent mw'abantu niyo mpamvu ujya kumva na FARDC nabo bari kugira bate nabo babaye intelligent za M23 sirikare ntahembwa musirikare wa FARDC ntahembwa arahembwa amadolari 100 nabwo bakamukata ngo hari amasasu ngo yapfushije ubusa aho yagurishije kubera iki se yabona umuntu mukubita ibyo bihumbi bingahe cyangwa se bibaza kumukubita 2 by'idolari cyambere na makuru cyambere na makuru nta makuru ntabwo wabuzi sinzi niyo waburi bro M23 ko yakifata igashora akayabo muri mucyo bita intelligence ubwo nyine urumva nayo ikibikora ibikizi kandi kiranumvikana pe ariko hari ikiganiro nshaka gukora nshaka ko ku munsi w'ejo tuzagaruka ku bantu ba supporting M23 njye harabona atangiye kumenya kanunu kabo abantu ba supporting M23 yego ufite amakuru hano aremere watubonja jene mukoze mu bwonko nuko ngo ngiye abantu ba supporting M23 ku munsi w'ejo nzabavunguriraho umuterankunga arakomeye se arakomeye namakwe ni imberenge niko mbwira se kagira inkuru ni imberenge ejo nshaka tuza kumeza busesenguza none ko numva unteye ubwoba M23 iri kurwana gucya yigize kasha iri gukubita umuhisi n'umugenzi byita kurwana impundu isunikiyo za rushoga na hehe mu migezi ni gatiki ni igiki ki supporting impamvu nayizanye gusa urasanga impamvu inganururu nazanye umuntu umutera nkungu ukomeye cyane amakuru ufite arike jene abantu naza gusanga ririyo hanyuma twa tukivuga kuri iyo mirwano n'ubundi niyo tugiye gusorezaho ni mirwano urumva barashe buhumyi deje urumva bangirije ibintu byinshi cyane ahubwo ubwo Mutarama yagarutse oneya birasaba ngo tuze gusoza ikiganiro kare tubone ukuntu dushaka andi makuru aduhereza ibindi bijya mbere tubwire ngo qu'est-ce qui suit so ejene ngira ngo ibyasukweye nuko nguko byari bimeze yarashe amakompora abiri ariko nta muntu yahitanye nta ndwe igeze rasta muri defense za M23 secondary barashe basetinze ibibunda byabo by'imizinga yitwa ku mugunga batangira gusheringa yitwa ngo ni Kirorerwa ndetse na Petit Masisi gusa nyine nta makuru twamenya niba nta musivili ibyo bipompora barashe byahitanye ariko urumva FARDC nayo ntabwo wakwizera ko yabiraha ngaha nta kintu yangirije jene rero ngira ngo ayacu banza yarayangaye ayanyu rwose ayawe yarayo ngayo ayanje ubwo niba nawe ufite andi terekaho oya ibindi reka tubitegure reka tuze kubitanga mu masaha mu gitondo kuko urabona ko hari ibiri kuzana ibishya ariko bisaba kubanza umuntu yabyicaramo neza ikizima nuko rwose tuba tutanze update z'uko ahantu hose byiriwe urumva ko no tugerageje kugaruka no muri Kibumba tugerageje kuvuga kubijyanye na za Masisi tuvuze imirwano yabaye tuvuze indege yarashe byari bimeze bite byose tugerageje ibishoboka byose kedi wenda twavuga hari ikindi se twasorezaho numva nta kindi mu gihugu mu Mutarama ntago yabonetse ariko ntago twigeze tumugerageza ngero mugerageze twumve simeze muri Goma ntitukagende burya tutamenye mu mujyi wa Goma uko bihagaze nayo ni umujyi utajya bibiramo utuntu tw'udutendo tujya dutandukanye urumva Goma no ntijya yibure vire morute shobora kumva harimo ikintu cyitwa isakantu ka morale kakwenguraje mu bicu ariko ngo ayo makuru abantu barakeneye aya ngaya ayo makuru uvuze rwose ngo ufite wamenye umuterankunga wa mbere w'ewana ukomeye cyane ariko abantu ntugiye kubasiga mu matsiko kugira ngo ejo babe bari update ejo ndaripura bivuze rwose ngo umuntu utarakanda subscribe ndaripura umuntu azayimenya ari umuranzi ni umuranzi umuvandimwe se nawe uhari Allo? Wiriwe shuti. Yego mwiriwe. Twakubuze uretse ko ubu ngubu turi live. Mwamuze narindi mu nama. Niyo mpamvu nari nabuzeho. Narindi mu nama y'abanyamakuru kuko ari ibintu turi gutegura mu cyumweru gitaha. Kuva ku munsi w'ejo. Kugenda turebe nimba batwemerera gufotora ya mirambo twahoze turi kuvuga iriya yanuza ya Kirorerwe no gufotora ziriya mirambo za bari
kuri ingabo bapfuye bari batandatu. Ni batandatu. Hanyuma se tubwire, hari inkuru ndikone yatigishije imbuga nkoranyambaga aho ngaho muri Kongo. Tshisekedi ngaba office bashaka kumukorera kudeta, wigeze uyibona we? Ntabwo yako se wayibonye kuvuye mu namara? Navuye mu nama ntabwo narafungura telefone cyangwa se na makuru yatugeze mu mwibyo ngibyo. Ariko uko biri kose irateganywa gusa biri mu ari ibintu ureba nawe ukavuga ati hano ikintu kiri gutegurwa kigendana na kudeta. Nka uriya perezida wa Mali bakoreye kudeta amaze cyumweru kimwe ari ku butegetsi. So rero ni ibintu biri gutegurwa cyane. Ariko uko biri kose basirikari nabo ndetse n'abandi bafatanya na Tshisekedi nabo bari maso. Ndetse ntabwo dufite cyizere cya nyacyo y'Imana yonyine yuko iyi vote ifite gukorwa neza. Ntabwo mwizeye ko amatora azakorwa neza? Ntabwo tubyizere, ariko ni Imana yonyine yadufasha tukabigeraho. Kuko urebye abantu benshi bararakaye, abadepite benshi bararakaye, ndetse n'ibintu bimeze nka mugeni uri gutegura ubukwe ariko afite ikibazo. Andi makuru se agezweho wenda wirirwanye na makuru ameze ate, ko bimeze bite update? Update nuko ejo ashobora kuba azaba ibitero bikomeye cyane. Hashobora kuba ibitero bikomeye ku munsi w'ejo? Ku munsi w'ejo ashobora kuba azaba ibitero bikomeye kuko ari mashande komba bazamutse kugamba. Ari n'abasirikare, ari bifaru mu shande komba bizamutse ku rugamba uyu munsi bigiye ku mwanya ya mbere. Hari n'abasirikare benshi cyane bazamuwe mu bice bya Nyiragongo na mu bice bya Masisi. Bakoze atake ikomeye cyane, bashobora kubura atake ikomeye cyane mu munsi w'ejo. FARDC iri kwitegura. Sawa, reka tugushimire. Ubwo n'ubundi urakomeza kudukurikiranira. Ejo uramutse ubonye uburyo bwo kujya muri iyo gahunda, urumva babemereye se iyo gahunda mwasabaga yo kujya gukora? Na n'ubu ntabwo turasoza kugira ngo turi kumwe na guverinere. Niwe turi kumwe nawe n'abandi. N'ubu ntabwo turasoza kugira ngo dufate conclusion y'ejo. Bonne nuit. Bonne nuit. Eugene, wamwumvishe se? Wumvishe ibifaru uko babizamuye bya bikoresho twavugaga? Bya bikoresho bari kujyana za Gatsiro? Uruko byumva? Bari kubirongeka n'abasirikare. None se ko numvishe burubwo muri Nyiragongo si Kibumba? Cyumba nabo barashaka kubyutsa. Shaka kwigaragaza. Ariko baratatse ko nta bikoresho bafite. Sinemaze kubibabwira. Sinakubwiye ko komando y'abaye ingabo hariya muri Kibumba hano muri Kibaya yavuze ko atazataka nta bikoresho arabona. None babimushikirije. Barabizamuye. Hagira umuvandimwe nawe rwose wagira bari no kukumva. Wagira ngo oya, mbese ko twadutanga amakuru yize. Hari ikindi se?